Ndabasuje bakunzi ba Impotore TV, nongeye nagarutse ndagira ngo tuganire ku mateka y'u Rwanda n'ikimana yavugaho. Ese hari ikimana yabivuga ku Rwanda? U Rwanda ko ari igihugu cyagize amateka atandukanye, ameza n'amabi, ese ibyo hari icyo Imana yaba ibivugaho? Ni koko ntacyo Imana itavuzeho kuri iyi si. Tukagira amahirwe Imana yaduhaye ijambo ryayo benshi bitwaza, bifashisha, bemera, yitwa Bibiliya. Uyu munsi rero nashatse ko tuganira ku mateka y'u Rwanda twifashishije Bibiliya. Ese Imana iravuga iki ku Rwanda? U Rwanda mwese muzi ni igihugu gitandukanye n'ibihugu byinshi kubera amateka cyagize. Muzi mwese amateka atari aya kera cyane, ahubwo nshatse kuvuga Jenoside yakorewe Abatutsi muri Afurika. Nta hantu na hamwe tuzi habaye Jenoside yakorewe Abatutsi nk'iyo mu Rwanda. Nta hantu tuzi habaye amateka ashariye nk'ayo ngayo. Hari ubuhunzi. U Rwanda nicyo gihugu cya mbere cyagize impunzi nyinshi muri Afurika mu gihe cy'ubwigenge bwa Afurika. Igihugu cyabayemo inzangano ndengakamere, igihugu cyabayemo gutoteza. Mbese u Rwanda rwagize amateka menshi mabi ashaririye. Ibyo nkabyibazaho cyane, nawe wabyibazaho ese Imana yari hehe? Ko tuzi ko Abanyarwanda bavuga ngo ni bene Imana, bita abantu b'Imana. Ikintu cya mbere twakwibaza, ese Imana Abanyarwanda bakera bari bazi cyangwa b'icyo gihe ni imwe n'Imana y'iki gihe abemera b'iki gihe basigaye bizera bemera? Ubu nshatse kuvuga Abakristu bavuga ko bemera Imana ya Isirayeli. Basogokuru bacu bari bazi Imana y'u Rwanda. Ese izo mana ebyiri ziratandukanye? Mu bushakashatsi rero nakoze ngewe ku giti cyanjye, nasanze izo mana zombi zidatandukanye, ari Imana imwe. Abanyarwanda bita Imana y'u Rwanda, Abakristo b'iki gihe bayita Imana ya Isirayeli. Imana ya Isirayeli nayo Imana yari mu Rwanda. Kuko Abanyarwanda uko bayemeraga, uko bayizeraga, uko bari bayizi, niko na Bibiliya ijambo ry'Imana ibivuga. Ndabaha urugero. Abanyarwanda bakera baravugaga ngo Imana yacu ni umwami uri hejuru ya byose, usumba byose. Ni Imana idaturwa n'abantu, idakeneye guturwa, kuko kuyitura byaba ari ukwisuzugura. Ni Imana idahongerwa, ntacyo ikennye, kuko Imana yacu ari umutesi w'umudabagizi. Umudabagizi ni umuntu udafite icyo abuze, wigenga mu bye kuko ntacyo abuze. Abanyarwanda bakera ariko bizeraga Imana. Bibiliya y'Ikinyarwanda ikavuga mu Guteka kwa 2 ibice 10:27 ngo Imana ni umwami uri hejuru ya byose, usumba byose, ntigize icyo ikennye yakenera ku muntu. Ni Imana idahongerwa, ni Imana itarobanura ku butoni. Murumva ko uko Abanyarwanda bayizeraga niko na Bibiliya ibivuga. Icya kabiri, Abanyarwanda bakera bitaga Imana yabo ngo ni Rugira. Bivuze ko ari Imana nyiri ibintu byose, ifite byose, igize byose. Na Bibiliya ikavuga ngo Imana niyo yaremye byose, musubira kubisanga mu Tangiriro. Abanyarwanda bakavuga bati Imana yacu ni Nyagasani, ni itanga umugisha. Agasani ni umugisha. Bibiliya mu kubara ibice 6:24 bakavuga ngo Imana ni itanga umugisha, uha ubwoko bwayo, ubwo nubwo muri Bibiliya ni Isirayeli. Ikindi, Abanyarwanda bayizeraga Imana imwe, na Bibiliya itwigisha Imana imwe yaremye byose, iri hejuru ya byose, isumba byose. Naje gusanga rero iyo Mana ari imwe. N'abazungu ubwabo batukigishije, batuzanye idini rya Gikristo, bakavuga ngo ukwemera kw'Abanyarwanda n'abandi bantu bose bari muri aka gace bitwa Ababantu ni abantu batuye muri aka gace ka Afurika, bemera Imana imwe. Ngo ibyo bibatandukanya n'ubwoko bwacu twebwe Abazungu, aho dufite imyemerere cyangwa se civilisation cyangwa se imigirire n'imitekerereze ikomoka ku Bagiriki no ku Baromani. Abo Bagiriki n'Abaromani bo bizeraga ngo Imana nyinshi, ibigirwamana. Imana zuba, Imana ukwezi, Imana y'ubwiza, Imana y'intambara. Abagiriki n'Abaromani niho haturutse
imyemerere n'imico n'imyifatire y'uburengerazuba bw'isi muri iki gihe butegeka isi cyangwa isi yose igenderaho. Occident, West, the Western, niho civilisation y'isi igana, abayidomine n'imyemerere n'imigirire y'abantu bo mu burengerazuba bw'isi. Ariko abazungu ba mbere b'abamisiyoneri, ibyo murabisanga mu gitabo cyitwa Imana et les manes du Rwanda. Imana et les manes du Rwanda. Les manes ni nka bitagaragara, spirit by'u Rwanda, niko umugabo yabivuze. Avuga ngo Abanyarwanda baratangaje ko bari bazi Imana, ukwemera kwabo ngo guhanye nuko Abaheburayo babandi bavuga ngo Imana ya Isirayeli, burya abasogokuru bacu bizeraga nk'uko Abaheburayo bizeraga. Hanyuma se nkibaza ngo Imana yari hehe mu Rwanda muri jenoside yakorewe Abatutsi? Abantu bene Imana, ubwoko bwiyubashye bw'Abanyarwanda. Musenyeri Bigirumwami akavuga ngo imyemerere y'abasogokuru bacu n'imyifatire yabo ati nibyo ivanjiri nziza yaje kwigisha, kuko bigishaga abana kwifata neza, bakagira umutima nk'uw'abantu, bakubaha ababyeyi, baziraga inda z'indaro. Umubyeyi yabaga ashaje, abana be bakamuherekeza neza. Ati ngo iyo mico nibyo ivanjiri ya Yezu yaje kuzuza neza. Agaragaza ko imyifatire y'Abanyarwanda cyangwa se imyemerere y'Abanyarwanda y'imfura za kera ihwanye n'iy'Abakristo. Ikindi, u Rwanda rukaba igihugu gitandukanye muri Afurika, twese turabizi. U Rwanda rutandukanye na Uganda, u Rwanda rutandukanye na Tanzania, u Rwanda rutandukanye na Congo, u Rwanda rutandukanye na Centrafrica. Kubera iki? Kubera ko u Rwanda ni igihugu gifite ubwoko bumwe n'ururimi rumwe n'umuco umwe, tuvuge n'umuyobozi umwe cyangwa umwami umwe. Niko u Rwanda rwari rumeze. Ariko ibindi bihugu bya Afurika, duhereye ku baturanyi, ni imigabane. Ibihugu byose muri Afurika byinshi ni imigabane. Nk'Ubugande ni umugabane rwose, ni continent, kuko igizwe n'ibihugu byinshi. Harimo igihugu cya Nkore, harimo Buganda, harimo Toro, harimo Bunyoro, harimo Busoga, harimo Abateso. Ayo moko yose afite imico itandukanye, afite indimi zitandukanye, afite n'abami batandukanye. Ibyo byose nibyo bigize Uganda. Na Tanzania nuko, na Kenya nuko, na Congo yo ifite indimi n'imico birenga 245. Murumva ko rero ko u Rwanda ari igihugu kinini. Tuvuze ubwoko bw'Abanyarwanda ni benshi. Na Perezida Kagame yigeze kuvuga ngo we are a small country but not a small people, the people of Rwanda. Ni ubwoko bunini muri Afurika, ubwoko bw'Abanyarwanda bufite ururimi rumwe n'umuco umwe n'imyemerere imwe. Bakaba bizera Imana nk'iyo tuzi ubu ngubu abemera bemera. Nyibaza se noneho icyo gihugu cyiza cy'igihangange cyaje kumera gute ngo kigere aho gicikamo kabiri, aho gishwanyagurika, aho abantu bahunga bakubwa imisharo, aho abantu bajya mu bukoloni bagakubitwa ikiboko. Za mfura z'amasunzu zakubiswe ikiboko, hagira icyarageze zikubitwa amasunzu. Ibiboko bakubitwa uri mu bakazana, bakubitwa uri mu bakwe, bakubita ibiboko 8. Byarakomeje, izo mfura ziratwikirwa muri 59 bakwirwa imishwaro. Ikibazo se Imana yabo yari yabataye? Abanyarwanda twavuga ngo Imana iri ahandi igataha i Rwanda, iyo Mana byari byagenze gute? Ibyo niyo kiganiro tuzarambura muri iki kiganiro uyu munsi, gusa kwari kubatera amatsiko no kubararikira gukurikirana amateka y'u Rwanda kifashishije Bibiliya, ijambo ry'Imana, kuko nta kimana itavuzeho. Ushobora kuba wibaza ibintu byinshi byakubayeho, wenda ubu ngubu 70% by'Abanyarwanda n'urubyiruko ntibazi wenda ibyabaye, ariko burya nous sommes la somme de notre histoire. Turi icyo amateka yacu yatugize, kandi ngo umuntu agendana memoire z'abakurambere be n'abasekuru. Muri DNA, muri chromosome hamwe igice cya memoire kigenda kirankisa ibyo byose. Bivuze ko Abanyarwanda bafite ibikomere wenda batagaragaza, ariko bibarimo bitewe n'amateka mabi banyuzemo. Kwari ubwoko bwiza nyuma buratsikamirwa, harimo burahutazwa. Ibyo rero tuzaganiraho, turebe icyo Imana ibivugaho. Kanda subscribe kuri YouTube channel. Uyu munsi cyari
igice cya mbere gusa cyo kugaragaza ko Imana y'u Rwanda ntaho itandukanye n'Imana abantu bemera b'iki gihe nk'abakristo bemera. Noneho tuzagenda tureba amateka y'u Rwanda muri Bibiliya, turebe icyabiteye izo za jenoside, abantu bibaza ibintu by'ubwiru byabaye kuri iki gihugu cyacu, ubwo buhunzi, ubwo bukoroni, kuko byose byatugizeho ingaruka kandi ko sosiyete nyarwanda izakomeza ibane nabyo. Birasaba rero kumenya, kuko kumenya nibwo muti w'ibintu, nk'uko Yesu yavuze ngo muzamenya ukuri n'ukuri kuzababatura. Kumenya nibyo bibatura abantu cyangwa bikababohora. Kubohoka kw'ibyo bikomere by'amateka mabi y'igihugu cyacu bizava he? Mu kumenya, tukamenya. Murakoze cyane, mukande subscribe.